ushaka kwangiza uko abantu babona umuntu ari intwari ikomeye cyane cyane iyo ufite ingufu nke kuruta izo wibasira afite. Ibi bivuze ko aba afite byinshi byo gutakaza muri iyi ntambara, kandi akazina kawe gato kamubera igipimo gito cyane cyo kurasaho iyo ashaka kugusubiza. Gusa ibi ni ibintu bigomba gukoranwa ubwenge n'ubuhanga, kubera ko bishobora kugusunikira mu ntambara yo guhora. Ahangaha avuga ko iyo utagize ubwenge bwo kwangiza izina cyangwa se isura y'umwanzi wawe mu bwenge, birangira ahubwo ari we wangiritse cyangwa se wisenye. Gushidikanya ni intwaro y'igitangaza. Iyo uyikoresheje wifashishije ibihuha ku mwanzi wawe, uwo mwanzi wawe azisanga mu gushidikanya kutagira izina. Ku ruhande rumwe azagerageza guhakana bya binyoma, anagaragaze ko rwose wamubeshyeye, ariko gushidikanywaho n'abantu bizagumaho kubera icyo arimo yisobanura cyane. Nyamara wasanga biriya bihuha bifite ishingiro, niko bazavuga. Muri uku kwisobanura cyane kandi ashobora kuzagukoreramo amakosa menshi. Naramuka afashe icyemezo wavuga ko gikomeye cyo kukwihorera ntagusubize, ntanagerageza kwisobanura, ugushidikanywaho noneho kuzaba kuri hejuru cyane. Ubu ni uburyo Robert Greene atekereza ko abantu badafite izina cyangwa se isura yo kurinda bashobora gukoresha mu kurirema. Icya gatatu, nuramuka ugiye kure cyane mu kwibasira izina cyangwa se isura y'umuntu, bizakururira abantu kwita cyane ku makosa yawe cyangwa se ibyo nawe ukora nabi. Rimwe na rimwe banita ku mafuti yawe kurusha uko bita ku mafuti y'uwo wasebeje. Thomas Edison, umuvumbuzi byemezwa ko yavumbuye amashanyarazi no kuyatwara uyakura ahantu hamwe uyajyana ahandi, yavumbuye ibirebana no gutwara umuriro w'amashanyarazi ujya mu cyerekezo kimwe kandi mu buryo bukomeza. Nyuma yaho umuhanga w'umunyaserbiya witwa Nikola Tesla yashoboye kuvumbura ubundi buryo bwo gutwara amashanyarazi bwitwa courant alternatif, aho umuriro w'amashanyarazi ugenda ugaruka bitari nk'ibya Edison byo kugenda mu cyerekezo kimwe. Birumvikana uyu nguyu yarabaye umuntu uhanganye na Thomas Edison wari warivumburiye ibintu bwa mbere. Uyu Edison akimenya ibyo Tesla yavumbuye yararakaye cyane kandi aramwanga, ahita afata icyemezo cyo kuzasenya burundu izina n'isura bya Tesla binyuze mu kwizeza rubanda ko ubu buryo bw'amashanyarazi bwa Tesla budatekanye rwose. Tesla yagiye mu byo kwisobanura, avuga rwose ko amashanyarazi ye akora neza, ko ibyo Edison amuvugaho ari ibinyoma. Tesla mu kudatekereza ku inshahari yafashe amatungo menshi yo mu rugo arimo injangwe n'imbwa nyinshi ayakubitisha y'amashanyarazi ye. Ati ntimureba rwose ko aya mashanyarazi akora kandi afite ingufu. Naho ibyo bitari bihagije, mu 1890 yasabye ubuyobozi bw'amagereza muri New York abusaba ko bwategura ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu hakoreshejwe amashanyarazi ye. Yasabye ko ku nshuro ya mbere umuntu yakwicishwa amashanyarazi ye. Nyamara Edison bari bahanganye nawe, yari yaragerageje aya mashanyarazi ye ngo arebe niba yakwica ikinyabuzima, ariko abigeragereza ku dusimba duto cyane. Umuriro bakoresheje wari ufite ingufu nke ku buryo bagerageje kuwicisha umuntu wari wakatiwe urwo gupfa ntiwamwica, ahubwo uramuzahaza cyane. Ibi ngibi bishobora kuba ari cyo gihe iki gihugu cyashyize mu bikorwa igihano cy'urupfu bigakorwa nabi cyane. Kwica uyu muntu byasubiwemo. Gusa muri iyi ntambara ya Edison na Tesla, izina rya Edison niryo ryaharokokeye, nyamara amagerageza ye ariyo yakoze amabara menshi. Irya Tesla ryarahangirikiye cyane kandi ari ubigizemo uruhare. Isomo: ntuzigere ujya kure mu bushotoranyi nk'ubu ngo ni ukurengera izina ryawe ryangijwe, kubera ko bizakururira abantu mu kwita ku makosa yawe kuruta uko bitaye ku makosa y'usebya. Uburyo bwa kane Robert Greene atekereza ko bufasha cyane mu kubaka uko abantu bakumenya no kurinda izina ryawe cyangwa se kurinda uburyo abantu bakuzi. Uzakoresha urwenya, gutebya cyangwa se guterana ubuse ugamije kubabaza abo muhanganye. Igihe izina ryawe cyangwa se ibigwi byawe ari byinshi, abantu baramaze kukwizera, koresha uburyo bwo gutebya ku buryo abantu babona ko uzi gusetsa, ariko mu by'ukuri ugamije guca intege uwo muhanganye. Avuga ko ibi ngibi bizakugaragaza nk'umuntu ukomeye kandi ufite ibigwi bihagije ku buryo ushobora no gushimishwa n'urwenya kandi ukabona rufite. Uwo muhanganye bizamusunikira mu kwirwanaho no kwisobanura, ariko bikugaragaze nk'umuntu udashaka guhangana, nyamara wangije cyane isura y'uwo muhanganye.
Ubu ni uburyo bune Robert Greene atekereza ko bwafasha buri muntu kurinda no kurwanyira isura ye cyangwa se kurwanyira ibigwi yamenyekanyeho ngo hatagira ubyangiza. Gusa nk'uko mwabyumvise, harimo n'uburyo buhamagarira abantu kwangiza amazina cyangwa se ibigwi by'abandi hakoreshejwe gusebanya. Ibi bishobora kugira icyaha cyangwa se guteranya abantu. Hari irindi tegeko mu mategeko 48 y'ububasha: uzigaragaze utitaye ku kiguzi cyose bizagusaba, uzasunikira abantu kukubona. Avuga ko ikintu kitagaragara kiba kimeze nk'ikitariho. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Umwijima wari ubundikiye inyanja y'amazi n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti ntihabeho urumuri. Urumuri rubaho. Aha ni naho ibindi biremwa byose byahereye bibaho. Robert Greene avuga ko kwigaragaza bitwikira intege nke nyinshi kandi bigaha buri kintu amahirwe ya kabiri yo kubaho. Ibi ariko biba byiza cyane iyo ibyo wigaragazamo ari ukuri. Ibyo uvuga utunze cyangwa se uburyo ukomeyemo bikaba ari ukuri koko. Hari inyandiko z'uburyo ukomeyemo bikaba ari ukuri koko. Hari inyandiko y'Abanya-Espanye yamenyekanye cyane mu kinyejana cya 17 igira iti buri kintu gicirwa urubanza bitewe n'uko kigaragara. Ikitabonywe n'abantu ntabwo kibarwa. Ntuzigere na rimwe wiyemerera cyangwa se ngo wihe uburenganzira bwo kuburira mu kivunge. Sohoka muri icyo kivunge ujye ku ruhande aho bashobora kukubona. Ihindure rukuruzi yo kwitabwaho. Garagara nkaho uri munini, ufite amabara menshi kandi agaragara kuruta abandi bose. Kubera iki Greene avuga ko kumenyekana ari ingenzi mu nzego zose z'imibereho. Kwigaragaza kurusha abandi ni ubumenyi butavukanwa. Abantu bose ubona bakunda kwishyira imbere no kwigaragaza barabyize. Robert Greene atekereza ko buri muntu aba akwiye kwiremera isura imushyira ku ruhande ikamutandukanya n'abandi. Iyo sura ishobora kuba ikintu gisanzwe nk'imyambarire cyangwa se imiterere nko gusetsa ituma abantu bakuvugaho. Igihe cyose iyo sura yamaze kuremwa uba ufite umwanya mu bandi. Ibwami mu Bufaransa ku ngoma ya Louis XV hari abasizi benshi, hari abahanzi n'abanyabugeni benshi kandi b'abahanga. Bari n'ibirangirire ku isi y'icyo gihe. Habaga abagabo n'abagore bafite ubuhanga butagira ingano, ariko muri bose nta n'umwe wavugwaga cyane icyo gihe nka Duc de Lorraine. Uyu muduke yari mugufi cyane, hafi gutekereza ko afite ubumuga. Gusa yarazwiho kugira imyitwarire byemezwa ko itarimo ikinyabupfura na gike. Imyitwarire ye ntabwo yashimwaga cyane. Byavugwaga ko yaryamanaga n'inshoreke z'umwami kandi yajyaga akunda gutuka abandi bantu babaga ibwami, ndetse rimwe na rimwe yajyaga avuga nabi umwami ubwe. Gusa umwami yakundaga ubuhanga bwa Duke ku buryo yumvaga atabaho atamufite iruhande rwe. Byari byoroshye kubyumva. Imyitwarire n'imiterere ye ndetse n'ubuhanga n'impano bye byatumye abantu ibwami bamumenya cyane. Uko bamumenye cyane byatumaga bashaka ko aba ari aho ngaho buri gihe hatitawe ku byo yakoraga byinshi bitari byiza. Umuvumbuzi ukomeye cyane w'amashanyarazi Thomas Edison yamenye hakiri kare ko kugira ngo abone amafaranga yo gukora ubushakashatsi bwe yagombaga guhora mu bitekerezo no mu biganiro by'abantu. Ibi byatumye atekereza uburyo budasanzwe yakoreshaga mu kumurika ubuvumbuzi bwe. Iyo yamurikaga ubuvumbuzi bwe abantu barahururaga kubera uburyo yabikoraga, byabaga bimeze nk'ibirori. Imbere y'abantu yerekanaga ibyo yavumbuye, ariko akanerekana n'ibimeze nko kwerekwa ibindi bintu bizaza mu myaka ya kera ariyo yingiye turimo. Iyo yamaraga kwereka abantu ibyo yavumbuye mu iterambere ry'amashanyarazi, yahitaga afata umwanya akavuga ku buvumbuzi bw'ahazaza. Icyo gihe bwumvikanaga nk'ibitangaza. Yavugaga ko hari igihe ku isi hazabaho za robo ku buryo yamamara kurushaho bari bahanganye muri icyo gihe, Nikola Tesla. Ushobora kuba yari n'umuhanga kumurusha, ariko izina rye ryari rizwi gake cyane kurusha irya Thomas Edison. Mu mwaka w'1915 hariho ibihuha ko muri uwo mwaka Tesla na Edison bashobora kuzahabwa igihembo cyitiriwe Nobel cy'ubugenge. Gusa muri uwo mwaka iki gihembo cyahawe abavumbuzi babiri b'Abongereza. Nyuma byaje kumenyekana ko komite itanga ibyo bihembo yari yaragerageje kwegera Edison imusaba ko yakwemera igihembo ariko akazagifatanya na Tesla. Ibi Edison yarabyanze, yanga rwose gusangira icyo gihembo na Tesla. Muri icyo gihe izina rya Edison ryari rihagaze neza cyane kurusha irya Tesla.
rero yabonye ari byiza kwanga icyo cyubahiro yari ahawe kurusha kwemerera uwo bahanganye nawe kuvugwa abikesha lift yari agiye kumuha yo gusangira nawe igihembo. Hari uburyo butandatu bufasha abantu kuba ibyamamare. Mugiye kubibona ko bumwe muri ubwo buryo atari bwiza, ariko abantu barabukoresha kugira ngo bamamare. Uburyo bwa mbere, gukora ibidakwiye cyangwa se gukora ibara. Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa na bamwe bashaka ko ibitekerezo byabo cyangwa se nabo ubwabo bamenyekana. Ubu buryo burimo gushotora abantu bazwi ku buryo bivugwa hose. Mu kinyejana cya 16 umusore muto witwaga Pietro Arentino w'umuromani wari umusizi yatekereje uburyo yazamenyekana, maze afata icyemezo cyo kwandika imivugo myinshi itera ubuse umushumba wa Kiliziya Gatolika icyo gihe. Uyu mwana w'umusore yavugaga uburyo ngo papa akunda inzovu ku buryo yumva yanazorora. Uyu musore yahise amenyekana byihuse cyane kubera ko icyo gihe papa yari umuntu ukomeye, bitari muri Kiliziya gusa ahubwo no mu butegetsi busanzwe. Uburyo bwa kabiri bwo kuba icyamamare ni uguhora wivugurura usa n'uwirema bushyashya. Igihe wamaze kumenyekana, ni byiza guhora ibikorwa bituma abantu bakubona kandi bakakuvugaho. Nutabikora, abantu bazakurambirwa batangire kubona uri umuntu usanzwe, binabasunikire mu kwerekeza amaso ku wundi muntu. Uburyo bwa gatatu, uzakore ku buryo ntawe umenya icyerekezo cyawe gikurikiyeho. Abantu biyumvamo ko basumba cyane umuntu wese ufite ibikorwa bashobora kumenya no guteganya. Iyo bazi uko wakwitwara mu bintu runaka, bumva ko nta gishya cyakuvamo. Nubereka ko ari wowe ugenzura byose, ukabikora ubereka ko badashobora kumenya intambwe ikurikiyeho, icyubahiro cyabo uzaba ugifite rwose. Uburyo bwa kane, rema amayobera mu byo ukora. Ku isi aho abantu batekereza ko ibintu bigomba kuba umweru cyangwa se umukara, iyo ukoze ikintu kitari muri ayo mabara bakwibazaho, bityo bakagukurikira cyane. Ntuzatume basobanukirwa 100% ibyo ukora cyangwa se ibyo witegura gukora. Kora ku buryo bajya impaka ku bintu byawe. Robert Greene atekereza ko muri uru rwego rwo gushaka kwamamara, ibyiza ari ugushotorwa cyangwa se kugabwaho ibitero aho kwirengagizwa. Ubu buryo bwose n'ubundi bwinshi Robert Greene atanditse, abantu babukoresha mu gushaka kwamamara cyane cyane muri ibi bihe by'imbuga nkoranyambaga. Gusa nanone ntabwo ibi ngibi bibuza ko hari abantu badakunda kwamamara cyangwa se kumenyekana na gato. Muri iki kiganiro tuvuze ku mategeko make yo mu gitabo 48 Laws of Power. Ni ibitekerezo by'uyu mwanditsi kandi ntabwo bivuze ko ari amategeko buri wese akwiye gukurikiza. Mu biganiro byacu tuzavuga no ku yandi mategeko yanditse muri iki gitabo. Twishimira ko mudasiba kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.